urukundo n'indwara kandi itavuye yakica nk'izindi zose. Unarima ngo rusaza nk'isabune kandi rusaza ishonga. Ubwo urakuramo icyo ushaka kumva bitewe n'icyo ngiye kuvuga. Nimwe muri couple zavuzwe cyane guhera mu mwaka wa 2019 ubwo Kimenyi Yves ubwe yemezaga ko ari munyenga w'urukundo na Miss Muyango wa Claudine nyuma y'igihe ibyabo bihije isoko bakundana ariko nta numwe ubyemera cyangwa ngo bihakane. Ubwo ibyuko bakundana byajyaga hanze, Kimenyi yabwiye itangazamakuru ko mubyara we ari we watumye amenyana na Miss Muyango. Iby'urukundo rwabo rwakomeje gushimangirwa n'amagambo bakundaga kubwirana bifashishije imbuga nkoranyambaga, bikomeza kwerekana ko byanze bikunze ruzagera kuri. Itariki ya 19 Werurwe mwaka wa 2020 ubwo Muyango Claudine wabaye nyampinga w'u Rwanda uberwa n'amafoto muri Miss Rwanda 2019 yizezaga isabukuru ye y'amavuko. Icyo gihe Kimenyi yigomwe ibitotsi agera saa 6 z'ijoro ategereje ko urushinge rw'isaha rwinjiza umunsi kuri iyi tariki yari igeze, maze yifashe Instagram ye agenera umukunzi w'ubutumwa bwuzuyemo amagambo y'urukundo. Icyo gihe yaragize ati, ntabwo uri umukunzi wanjye gusa, ahubwo uri inshuti magara nagize ikomeye kuva nabaho. Kukugira nicyo kintu cyiza cyambayeho kuva navuka. Uyu munsi ni wowe wavukiyeho, wifurije kugira umunsi mwiza. Ugira umunsi mwiza cyane, ndagukunda Miss wanjye. Dore no mu nkuru irambuye uko Muyango na Kimenyi Yves bamenyanye. Muyango yigeze kubwira itangazamakuru ko bwa mbere amenye Kimenyi Yves hari muri Mata mwaka wa 2019 ngo muri iyo minsi yajya kureba umukino wahuzaga Rayon Sports na APR Kimenyi Yves yakinagamo, ngo yirebeye n'amaso uwo musore wavugwaga cyane. Muyango ati, simvuga wahamagaye undi bwa mbere, gusa twavuganaga ibintu bisanzwe. Twakundaga kuvugana saa 9 z'ijoro tugiye gusenga. Hagati munsi twavuganaga gake ariko akaba azi ko izo saa tubyuka tugasenga buri munsi, kandi iwe turi inshuti zisanzwe birangira tubonanye. Twari inshuti nta kindi cyari kibyishe inyuma. Duhura bwa mbere yanyuzeho ahantu nari mu birori by'isabukuru aje kundamutsa ntiyanahamara umunota n'umwe. Ntabwo yahatinze pe. Muyango yavuze ko yashidutse bakundana ariko atibuka uko byagenze ngo bakundane. Baza kwinjira mu rukundo bya nyabyo muri Kamena hafi Nyakanga mwaka wa 2019. Ati, yari yaratandukanye n'umukunzi we kandi nanjye yari yashize amezi arenga 3 ntandukanye n'umusore twakundanaga. Urukundo rwaba bombi rwageze aho rurenga ubushuti n'umubano usanzwe. Kuva mu mwaka wa 2020 biyemeza kubana mu nzu imwe. Kuwa 28 Gashyantare 2021 Kimenyi Yves yateye Yves yambika impeta ya fiançaye Muyango amusaba kumubera umugore, undi ntiyazuyaza ahita byemera. Muri Nyakanga 2021 hagiye hanze amashusho agaragaza ko Muyango akuriwe, ndetse kuwa 21 Kanama 2021 bibarutse imfura y'umuhungu yitwa Kimenyi Miguel Yanis. Ku ya 16 Ukuboza 2026 Muyango yakoze ibirori byo gusezera ku rungano, icyo bita bride shower. Yahuriyemo n'abakobwa n'abagore b'inshuti ze barimo DJ Brian, Ingabire Habiba n'abandi. Muri ibi birori Muyango Claudine yasomye ubutumwa yandikiwe na Kimenyi Yves agira ati, warakoze cyane mukundwa ku myaka yose ishize. Uri umugore mwiza ntigeze ndota ko nzagira. Sinjye uzabona umunsi wo kurushinga ugeze. Ndagukunda, umunsi mwiza. Abo bombi basezeranye imbere y'amategeko mu muhango wabereye mu murenge wa Nyarugenge kuwa 4 Matarama 2024. Kimenyi Yves yerekejwe n'abarimo mushiki we, umubyeyi we, inshuti nabo bakinaga icyo gihe mu ikipe ya Kigali yari agezemo. Muyango Claudine na Kimenyi Yves ubwo binjiraga mu cyumba cy'abasezeraniyemo bahawe impundu n'ababyeyi bari buzuye umunezero, barushinze ku itariki ya 6 Mutarama 2024. Ndabona abandi bageni bari hariya baje, ariko bose ni basezeranye uyu munsi. Sindi basezeranye uyu munsi, reka dukomezanye n'aba. Okay, y'amagambo yose washakaga kumubwira uyu mwanya wawe. Gataho mu mpera za 2024 hatangiye guhizwa inkuru z'uko mu rugo rwabo byaba bitameze neza, ariko bombi bakaryumaho bakerekana ku mbuga nkoranyambaga ko urugo rwabo ari nta makemwa. Izi nkuru zamurikiranyije umwaka zigera muri 2025. Ku mbuga nkoranyambaga benshi bavugaga ko ibyaba bombi bitameze neza, ariko bagakomeza kwerekana ko ari amagambo y'abashaka kubasenyera. Byarakomeje bakomeza kutswa igitutu. Icyo gihe akenshi Muyango yagaragaraga yasohotse wenyine ahantu hatandukanye, n'amagambo babwiranaga ku mbuga nkoranyambaga agenda cyendera. By'umwihariko ku munsi wahariwe abakundanye wizizwa kuwa 14 Gashyantare buri mwaka wasangaga imitoma icicikana hagati yabo. Urumva guhera muri 2020 kugeza 2024 icyo gihe abantu bari bamaze kubimenya cyane, bamaze no kubamenyera kubera gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane.
uyu mwaka ubwo wizihizaga siko byari bimeze, kuko nta n'umwe muri aba wigeze wifuriza undi munsi mwiza nk'uko byajyaga bigenda mu myaka yashize. Ibi nabyo byatumye abantu babikeka amababa. Bakavuga ko ishyamba ritari ryeru, ko nta kabuza batandukanye. Mu kiganiro yagiranye na BNB FM Kigali tariki 20 Werurwe 2025, Kimenyi Yves yavuze ko amakuru y'uko batandukanye atariyo, ko ari ibihuha kandi urukundo rwabo rudapimirwa ku mbuga nkoranyambaga. Aragira ati iwacu bihora ari ibyishimo, kuba ntaramwifurije isabukuru nziza ku mbuga nkoranyambaga naho bihuriye no kuba twaratandukanye. Bihora mu byishimo, ntabwo umwe ashyira undi ku mbuga nkoranyambaga kubera ko ari isabukuru cyangwa se hari icyabaye. Uyu mugabo yakomeje avuga ko impamvu bamaze iminsi badasangiza ababakurikira ibihe byabo byiza by'urukundo nk'uko bajyaga babigenza mbere, ari uko hari ibintu bari gutegura abantu bazamenya vuba. Aragira ati twebwe mu rugo iwacu ibintu bihora ari isabukuru, umunsi w'abakundana ndetse n'umwaka mushya. Nta yindi mpamvu pe. Hari ikindi kintu tuba turi gutegura mu minsi iri imbere. Abatekereza ko twatandukanye ntabwo bishoboka, bareke kubitekereza gutyo rwose. Ibi byose Kimenyi yabivugaga mu gihe Muyango yari amaze iminsi mike yizihije isabukuru ye i Burayi. Icyo gihe kuwa 19 Werurwe 2025 uyu mugore yizihije isabukuru yiwe ari mu Bufaransa. Byageze urukundo ruhagarara mu manga. Iryo bintu ndabivuga kuko urukundo rwabo rwagaragaye cyane ku mbuga nkoranyambaga. Utereye ijisho ku mbuga nkoranyambaga nta n'umwe muri aba wari ugikurikira undi. N'amafoto bari bahuriyeho bari barayasibye kuri izi mbuga. Bwa butumwa boherezanyaga ntabwo bwarayoyotse burundu. Hari amakuru yavugaga ko ngo bajya gutandukana babanje kubana mu nzu, umugore agahindukira umugabo. Kimenyi aza kwivumbura ajya kurara mu cyumba cye. Ibyo biravugwa. Bivuga ko ngo Muyango avuga ko Kimenyi yagiranaga umubano udasanzwe na Keza Treski uri mu bagore bategura ibirori mu tubari, ariko Keza yaje kubyamaganira kuri. Keza ubwe yaje kuvuga ko urugo rwa Muyango na Kimenyi rwasenywe na DJ Brian. Hari n'andi makuru yavuga ko DJ Brian na Muyango baba bafite ukundi kuntu bari babanye. Ibyo nabyo byagiye hanze. Mu kiganiro cyabiri kuri TikTok mu buryo bwa live yagize ati nanjye amakuru y'imihanda avuga ko bashwanye cyangwa batandukanye, nanjye niyo makuru numva. Amakuru avuga ko batandukanyijwe nuko Muyango yaba afite umubano udasanzwe na Brian. Ubwo Brian mvuga ni DJ. Ariko Brian yabyamaganiye kure nawe avuga ko we na Muyango bahuzwa n'akazi gusa. Yaragize ati ndarengana, njye na Muyango turakorana, dukorana kuwa 4 no kuwa 6. Ntabwo Muyango aransoma no kwitama bisanzwe, nta nubwo arazi wanjye wenyine, yahaje rimwe ari kumwe n'umugabo we. Inshuro zose nagiye kwa Muyango Kimenyi Yves yabaga hari. Icyo gihe Brian yavuze ku byo kuryamana bavugwagaho. Muyango yavuze ko ari urwitwazo rwazamwe na Keza kugira ngo yinjire mu rugo rwe. Ati urwitwazo rwo kuryamana na Brian nari rwazamwe na Keza kugira ngo yinjire iwanjye. Ubwa mbere yarabanje agerageza iby'umugabo biramunanira. Ubwa kabiri azana Brian, ubwa gatatu atangira kujya hamagara abantu aneranya. Aragira ati icyo nagusaba Keza ubumuntu. Ngira ngo iyo live benshi murayibuka. Naha kuri YouTube birashye hari abantu bayaploadinze. Mu kunyomoza ibyo Muyango yavuze, Keza yahise ashyira hanze amajwi ya Kimenyi ari kumubwira ukuntu DJ Brian yamutwaye umugore, kugeza aho yari asigaye amujyana muri gym kandi we yaramukoragaho undi akamubera ibamba. Ayo majwi murayibuka ajya hanze mu mwaka ushize. Utejo bundi nagiye kubona mbona Muyango aharaye gym, mbona Brian nawe arayiharaye. Mbere Muyango yaramubwira ngo tujyane, nkabona ni umunebwe, nkabona ntashaka kuza muri siporo. Uwo muntu uri kubyuka akijyana ku cyumweru, mbona Brian ari we muntu umuturisha mu buryo jewe ntazi. Nawe narabimubwiye, nsigaye mbona warabaye umukobwa uryamana nabo bahuje igitsina. Ni ukuri kw'Imana. Rero Muyango dutandukanye nk'ukuntu natandukanye, yinda kugira umuntu avuga izina. Mu kindi kiganiro Muyango yagiranye na Yago TV Show yongeye kugaragaza ko atari umutinganyi. Avuga ko ari ibintu batazigera bibaho mu buzima bwe. Ati nta kintu kini navuga ku butinganyi bumvugwaho uretse ko ari ikinyoma pe. Ntabwo ndi intungane, nshobora kuba nakosa, ariko byibuze bubaye ko ndi umubyeyi. Ibyo bavuga cyangwa bumvise ntago ari byo, nta nubwo bizigera bibaho. Nyuma y'ibi byose
ndetse n'izi nkuru zose zahihwiswe kera kabaye kuri wa 14 Kanama 2026 Kimenyi na Muyango bitabye urukiko rw'ibanze rwa Gasabo aho ubu yaburanye ku bijyanye no gutandukana kwabo byemewe n'amategeko. Urubanza rwamaze iminota mike cyane aho Kimenyi na Muyango bombi bari bitabiriye iburanisha. Icyakora ubwo gihe ritangiye umucamanza ntiyemeye ko hari undi muntu winjira mu cyumba cy'iburanisha. Amakuru y'uko aba bombi bari kuburana ku gutandukana kwabo byemewe n'amategeko aje nyuma y'iminsi mike havugwa ko umubano wabo uhagaze nabi, ndetse bamwe baravuga ko bamaze gutandukana. Mu kiganiro n'umunyamakuru umwe wari uhari ukora ku muyoboro wa YouTube yagize ati ni urubanza rwamaze umwanya muto cyane. Bahageze binjira mu cyumba cy'iburanisha baraganira. Mu minota mike umucamanza arinjira nawe ahamara iminota itageze kuri 5 bahita basohoka. Bivuga ko Kimenyi Yves na Muyango batangiye inzira yo gutandukana byemewe n'amategeko nyuma y'imyaka 2 bakoze ubukwe bwabaye muri 2024 mu rubyiruko bwabaye Kimenyi Yves ari mu mvune. Ni ubukwe bakoze nyuma y'imyaka 5 bari bamaze mu rugendo rw'urukundo. Bari bamaze no kwibaruka imfura yabo. Uyu Muyango Claudine yabaye nyampinga w'u Rwanda uberwa n'amafoto muri 2019 mu gihe Kimenyi Yves yabaye umunyezamu w'ikipe y'igihugu Amavubi akaba yarakiniye mu makipe arimo APR, Kiyovu Sport, Rayon Sport na AS Kigali. Gayo nguko ibya bombi.